Muraho nshuti bakunzi ba LPC Show, nongeye kubaha ikaze muri uyu mwanya mwiza. Aha ni muri cya kibanza duhuriramo, tukaganiriramo, tukahuguriranamo, tugasengana ndetse tukaganira n'ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Reka rero mbaha ikaze mwese aho muri hatandukanye, yaba ari abo turimo tuganira ubu nyine badukurikiranye cyangwa se n'abandi bazagenda badukurikirana hanyuma. Mwese mbahaye ikaze ngo mwegere kandi mugubwe neza, kuko ndabizi neza yuko iyo dufashe umwanya tukaganira kuko bisanzwe hari abo bifasha, hari abo byungura mu kumenya, hari abo byongera mu kumenya, hari abo bifasha ndetse mu myanzuro y'ubuzima bwabo. Nshuti muvandimwe rero wewe udukurikiranye, ndahamya ko hari ico biri buze kugufasha kandi hari ico byungura mu buzima bwawe. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo niki bisaba kugira ngo umuntu ahabwe imbaraga zo kubasha kuvuga ngo ya kubitari ivye. Niki bisaba, niki gikenewe mu buzima bw'umuntu kugira ngo umuntu ashobore kubasha kuvuga ngo ya no ku bintu bitari ivye. Kuko hari igihe usanga kenshi mu by'ukuri ibyo urimo ukora, ibyo uvuga, ibyo ugenderamo atari ibyawe. Bigusaba kubasha kugira ijambo rivuga ngo ya, bigusaba kugira imbaraga yo guhakana ukavuga ngo ya ku bintu bitari ibyawe, ku bitari ngombwa, ku byo utakagombye gukora. Haleluya. Ku byo utakagombye gukora, ku byo utakagombye kuvuga ndetse n'ibyo utakagombye kugenderamo. Kuko hari igihe ureba umuntu cyangwa ubwawe wenyine wireba ukavuga ati mu by'ukuri ibi si byo nakagombye kuvuga, ibi si byo nakagombye gukora, ndetse sinaha nakagombye kugendera, sinaba nakagombye kugendana nabo, sinaba nakagombye kuba twicaranye. Ariko ugasanga nta mbaraga yo kuvuga ngo ya ufite. So hari ubuzima, hari ibyo ukwiriye guha agaciro, hari ibyo ukwiriye kwitaho cyane kugira ngo biguheshe kugira ijambo rivuga ngo ya ku bitari ibyawe. Ubuzima bwacu akenshi tugenda tubura icyerekezo cyo kumenya abo tugomba kuba n'icyo tugomba gukora naho tugomba kuba turimo dukorera, kubera gukora ibitari ngombwa, kubera gukora ibitari ibyacu, kubera kuvuga ibitatureba. Aho byagasabye kuvuga ngo ya, ugasanga urimo uravuga ngo yego, kuko nta mbaraga ufite yo guhakana. Ariko hari ibisabwa nibyo ngira ngo tuganire rero muri iki kibanza. Hari ibyo ukwiriye gukora, hari ibyo ukwiriye kwemera mu buzima bwawe, akaba ari byo uha agaciro kugira ngo ukunde uhabwe imbaraga yo guhakana, yo kuvuga ati no. Hari umunyabwenge wavuze ngo remember to say no to the things that are not for you. Ukwiriye kwibuka kuvuga ngo ya ku bintu bitari ibyawe. So ibyo nibyo tugiye kuganira mu magambo make ariko y'agaciro, y'ingirakamaro, kandi mpamya ko ari bugufashe wowe turimo tuganira ndetse nawe uzaza kudukurikirana hanyuma. Ubu isi ifite umwihariko wayo kuri none, ifite uburyo irimo ikora gutandukanye mu by'ukuri nuko abantu bari bamenyereye, aho umuntu akwiriye kurema imbaraga mu mutima we, mu buzima bwe, mu rurimi rwe, yo kubasha guhakana ibintu bitari ibye, yo kubasha kwirinda kuvuga ibyo atagomba kuvuga, ibitamureba, bitari ngombwa kuvuga. Kuko ukurikiranye social media ukuntu zirimo zikora kuri none, hari ibintu ukurikirana, hari ibyo ureba abantu barimo bavuga ukavuga ati mu by'ukuri this was not them, ntabwo ikaricyo cyari gikenewe, iki si cyo cyari ngombwa, uko siko byakagombye gukorwa, hari ubundi buryo byakagombye gukorwamo. Ariko kubera yuko nta mbaraga yo guhakana biriya yarimo avuga, yo guhakana biriya yakoze, ugasanga byisanzemo aho nawe yicuza, aregreta akavuga ati had I known, iyo nja kubimenya simba naravuze aya magambo, iyo nja kubimenya simba narakoze kiriya nakoze. Bikaza nyuma kera cyarangiye
wafekise cya afekise sosiyete, ubuzima bw'abantu bwababaye bwangiritse. Ubundi reka mbabwira ijambo, inama nziza nababwira umuntu wese akwiriye kuzayitaho. Igihe cyose ugiye kugira icyo uvuga, jya wita ku bantu, ku matwi, ku buzima bw'abantu baguteza amatwi, ndetse n'imitima ikinguye kugira ngo yakire icyo uvuze. Ese kiri bufashe ubugingo bwabo, kiri busenye imitima yabo. Hari igihe uvuga ijambo mu by'ukuri utatinzeho ngo ubanze utekereze uko riza kuba icyo riza gutanga muri sosiyete, ugasanga risenya imitima. Ugize ubuzima bumwe ukwaza, ucumuza, utera gucumura. Kandi si cyo cy'ingenzi, si cyo gikenewe, kuko ndahamya ko neza ubuzima bw'umuntu bwose Imana yaremye, umuntu wese Imana yaremye, yamuremeye umurimo mwiza, yamuremeye intego nziza. Iyo ni iyihe? Ni ukugira ubuzima bumwe ufasha, bwishima. Ni ukureba ngo hari icyo uvuze gitumye hari umuntu wari ubabaye wishima, gituma hari umuntu wari uri mu kaga ukavamo, gituma hari umuntu wari ubabaye umererwa neza. Ntabwo ari ukuvuga ikintu ucumuza umutima w'umuntu, ubabaza umutima w'umuntu, utuma abantu batangira kukwibazaho mu buryo bwo kuba hari icyo wangirije mu buzima bwabo. Icyo gihe uzaba ikintu kizakumenyesha ko wataye intego y'ubuzima bwawe. Ni igihe hari umutima uzababara kubw'umurimo wakoze, kubw'ijambo wavuze, ndetse kubw'imbuto wateye. Icyo gihe uzamenye neza yuko wataye icyerekezo cy'icyo ugomba kubaco. Wishe inshingano igenga ubuzima bwawe, yakagombye kuba igenga ubuzima bwawe. Oh haleluya! Ndahamya ko hari, reka nkubwire ngo wowe udukurikiranye, wowe dutaramanye turimo tuganira, uruwa ufite, waremewe intego nziza yo gufasha imitima y'abantu, waremewe kuvuga ibintu byiza, waremewe gukora ibintu byiza kubw'inyungu z'abana, pana inyungu zawe wenyine. Kuko ni wirebaho wenyine uzaba wataye intego imwe mu zindi ntego nyinshi ukwiriye gukora, kuzuza intego yo kwitaho wenyine, ukirengagiza abo uri hagati yabo, abo urimo ukoreramo, uko bari bubifate n'uko bari bubyumve, ukareba inyungu zawe wenyine. Uzaba wishe intego imwe y'ubuzima bwawe mu ntego nyinshi, kuko uriho kubw'abandi, ntabwo uriho kubwawe wenyine. Iyi nama ndimo ntanga ni nziza. Ntabwo uriho kubwawe wenyine, ntabwo uriho kubwo kwifasha kubw'inyungu zawe wenyine, uriho kubw'inyungu zawe, ariko kandi ukongera ukabaho kubw'inyungu z'abandi. Ibyo byose rero ukwiriye kubisuzumira muri izo angle nyinshi zitandukanye, izo angles zitandukanye z'ubuzima bwo kubaho kwawe. So hari ubuzima ukwiriye kubamo kugira ngo uhabwe imbaraga yo kuvuga ngo no, oya ku bintu bitari byawe. Ushyize ndetse ndatekereza ko hari araho nariganiriye kandi nkuko, ariko nongeye kumva ari ngombwa ko nongera kubivuga nshingiye ku byo ndimo ndeba birimo bitambuka. Nsanga neza abantu ntibaragira imbaraga yo kuvuga ngo ya ku bitari byabo. Abantu ntibarahabwa imbaraga yo kuvuga ngo ya ku bitari byabo. Abantu birengagiza kuvuga ngo ya, abantu birengagiza kutita ku bitabareba, ku byo batagombye gukora. Ugasanga babyishoyemo cyane n'imbaraga, ariko ukavuga atangaha mu by'ukuri siko, aha siho bakagombye gushorera imizi. Ijambo rya mbere rero ukwiriye kwitaho niki? Ukwiriye kwita kuri value, ku nyungu z'ubuzima bwawe, ndetse n'iby'ingenzi mu buzima bwawe. Ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe gifite inyungu kuri wowe, kizaguhesha kubaho neza, kizaguhesha kuvugwa neza, kizaguhesha kubana n'abantu neza. Nta kindi kintu cyiza mu isi nko kubana n'abantu neza. Nta bundi buzima buza bunezeza umutima, bugaha umuntu amahoro, ko kubona ubanye n'abantu neza. Umuntu washoboye kubana n'abantu neza, umuntu washoboye kubana n'abamuturaniye neza,
umuntu washoboye kuvugana n'abamuturaniye neza, umuntu washoboye gusabana n'abamuturaniye neza, yaba ari babi yaba ari beza, ariko ukabitwaraho neza, ukaberera imbuto nziza. Biroroshe cyane kugendana n'Imana, biroroshe cyane kuvugana n'Imana. Ubwo buzima Imana irabwishimira, Imana ibuha umwanya bukaganira nabwo. Nshuti muvandimwe rero, ukwiriye kwita ku by'ingenzi birebana n'ubuzima bwawe kugira ngo utange umusaruro mwiza ku bantu. Aho rero iyo ubonye witaye kuri iyo ntego, kuri ubwo buzima, ubigize priority mu buzima bwawe, uhabwa imbaraga zo kubasha kuvuga ngo ya kubita kureba. Uhabwa ubushobozi bwo kuvuga ngo no, capital no, kubita kureba. Ikintu cya kabiri ukwiriye kwitaho cyane, rinda umutima wawe. Ukwiriye kwibera amaso mu kurinda umutima wawe ndetse no kurinda imitekerereze yawe. It's guard your mind and your heart. Rinda umutima, rinda imitekerereze yawe ku buryo uhabwa imbaraga yo kubasha kuvuga ngo no ku bitari byawe. Abantu bose bashoboye kurinda umutima wabo, abantu bose bashoboye kurinda imitekerereze yabo, ntibayikubita hirya no hino, ntibayinjiza mu bitari ngombwa. Bagira imbaraga, bagize imbaraga zo kubasha kuvuga ngo no, oya ku bintu bitabareba. Kuko abari maso, whenever you are awake, buri gihe cyose, igihe cyose uri maso, ntabwo uhubukira gukora ibitari ngombwa. Kuba maso kuzima nukuhera. Kuba maso nukugira imbaraga zo kubasha kurinda umutima wawe ndetse no kurinda imitekerereze yawe. Abanyembaraga muri isi ni abantu bazi kurinda imitima yabo ndetse no kurinda imitekerereze yabo. Bizakubera byiza cyane igihe uzabona ufite imbaraga, capacity yo kurinda umutima wawe. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwe, kuko niho iby'ubugingo biva, bikomoka ku mutima. Ubugingo buza buhazwa n'ibivuye mu mutima. Iyo umutima w'umuntu urinzwe neza, umuntu atekereza neza, umuntu yibwira ibyiza. Nta muntu ubwira gutekereza kuzima no kwibwira ibyiza umutima wiwe utarinzwe. So uzagira imbaraga zo kuvuga ngo yakubita ari byawe igihe cyose uzaba ufite imbaraga yo kuvuga ngo oya kubitari byawe. Ijambo rya gatatu ukwiriye kubahiriza mu buzima bwawe, nshuti muvandimwe turimo tuganira, kugira ngo uzagira imbaraga zo kuvuga ngo ya ku bintu bitakureba, kuko nicyo gihe uzahirwa. Abantu bakeneye guhirwa, abantu bakeneye kugubwa neza, abantu bakeneye kumera neza, ariko bakwiriye kugira imbaraga yo kuvuga ngo ya ku bintu bitabareba, ku bintu bitari ibyabo. Hanze yo kutashobora kuvuga, hanze inyuma yo kudashobora kuvuga ngo yakubita kureba, ni mukaga, ni mukajagari k'ubuzima. Inyuma yo kudashobora kuvuga ngo yakubita kureba, ni mukajagari k'ubuzima. Uhita ubaho ubuzima bufite akajagari, nta musimamo, nta cyerekezo, nta mbaraga. Usanga ukoreshwa ibije byose, usanga ibije byose nawe byinjiyemo, ugata control y'ubuzima bwawe. Ariko abantu bashoboye kuvuga ngo yakubita ari byabo, nyuma yaho ngaho babayeho ubuzima bwiza, babayeho ubuzima bukomeye bw'abanyembaraga. Shiti mukunzi muvandimwe nkunda cyane, dutaramana kenshi cyangwa se buke, ariko kandi rimwe rirahagije ryo kuba utaramanye natwe mu gihe wubahiriza kubaho ubuzima bushobora kuvuga ngo ya ku bintu bitari byawe. Haleluya. Ndahamya ko nta muntu wabayeho ubuzima bukomeye, nta muntu wagize icyerekezo cy'ubuzima atarashoboye kuvuga ngo ya ku bintu bitamureba, ku bintu bitari ibyiwe. Nimba ushaka kubaho ubuzima buri prosperous, bw'amahirwe, buhiriwe, itoze kubaho ubuzima buvuga ngo ya ku bintu bitakureba, itoze kuvuga ngo ya ku bintu bitari ibyawe.
ukwiriye kugira imbaraga zo kwikontrola, zo gukora self control and discipline. Ukwiriye kugira imbaraga zo kubasha kwikontrolinga, kujera ubuzima bwawe, ndetse no kugira discipline mu byo ukora byose. Discipline, kubaha, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Iyo umuntu agira umutima wubaha, iyo umuntu abaho ubuzima bwubaha, iyo umuntu abaho ubuzima buca bugufi, iyo umuntu abaho ubuzima, oh hallelujah, praise God, iyo umuntu abaho ubuzima buca bugufi, agira imbaraga zo kubasha kuvuga oya, zo kuvuga ngo no cyangwa se oya mu rurimi rwumvikana n'abantu benshi turimo tuganira bavuga runo rurimi rwanje ku bintu bitari ibyabo. No cyangwa se oya ni imbaraga ihesha umuntu kubaho ubuzima bwiza ku bintu bitari ibye. Ibintu byose turabyemerewe, ariko siko byose bidufitiye akamaro ku buzima bwacu. Reka nkubwire ko noroshe cyane, reka mvuge noroshe, reka kuvuga nsa n'uri hejuru. Ibintu byose urabyemerewe, ariko siko byose bigufitiye inyungu, siko byose bifiteho umugisha, siko byose ari ngombwa ari byiza bigufite, ari byiza kuri wewe nubwo byose wemerewe kubikora. Urashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ushaka mu buzima bwawe, kuko iyo will niyo choice, they were created in you. Ubwo bushake nayo mahitamo byaremewe muri wewe, Imana yarabiremye muri wewe. You have the key for them, cyangwa se to them, ufite urufunguzo kuri byo. So ariko ukwiriye kumenya ko ibyo ukora byo, ibintu byose nubwo byemerewe, wabivuga, wabikora, it's your will, it's your choice, ariko siko byose ari byiza kuri wewe, kuko hari ibyo ukora wabigizeho ubushake, utabishizemo ushize bw'amanga cyangwa se gushishoza, nyuma yo kubikora bikakuzanira ingaruka ku buzima uzoje kwikuramo, bigusaba imbaraga zirenze zigiye wakoresheje mu kubikora cyangwa se kubivuga. Bigusaba iki rero? Bigusaba kugira imbaraga yo kugira kwitonda, guca bugufi, discipline nziza. Ubona umuntu utagira discipline mu buzima, societe akoreramo iramugora, arayirusha, arayigora, ayibera igikwazo, ayibera ikintu ikinani, kubera kutagira kubaha mu buzima bwiwe. Ariko abantu bose bagize ubuzima bwubaha muri bo. Intwari zose tugenderaho twumva dushaka kubaho nk'uko zabayeho, zitoje kubaho ubuzima bwubaha, zari zifite discipline, zari zifite n'imbaraga, zagize imbaraga, zabayeho mu buzima bufite imbaraga bwo kuvuga ngo ya kubitabareba, kubitari byabo, nubwo byose bari bemerewe kubikora no kubivuga. Ukwiriye gufata imitekerereze yawe ukayishira munsi y'imbaragazikuyobora. Ubundi umuntu ayobogwa n'imitekerereze ye, ariko kandi haba imbaraga zigenga imitekerereze y'umuntu. Izo nizo mvuze ngo ukwiriye gufata imitekerereze yawe ukayishira munsi y'imbaraga zikuyobora. Nubwo uyobogwa n'imbaraga z'imitekerereze yawe, ariko muri iyo mitekerereze yawe harimo capacity, harimo imbaraga zigenga zishobora gufata ya mitekerereze zikayobora munsi y'ubushake bw'uko wowe ugomba kubaho kubereye kwiza. Imana yemye ibintu byose mu buryo buzingitiranye kugira ngo ukuremo kimwe mu kindi biragora. Nubwo imitekerereze ari zo mbaraga zigenga ubuzima bw'umuntu, ariko kandi muri iyo mitekerereze harimo n'imbaraga zigenga ya mitekerereze ikugenga. Nta kimwe gishobora kuvuga ngo iki. Iyo wirengagije kuyobozwa kimwe, iyo ufunze kimwe, ikindi gikora nabi. Iyo nihe nshaka kuvuga, reka nyibabwira kugira ngo mubyumve wenda ntavuga ibintu bisa n'ibizinze. Umuntu ayobogwa n'imitekerereze, uyobogwa n'ibyo utekereza, ariko muri ibyo utekereza harimo imbaraga yitwa amahitamo, harimo imbaraga yitwa kumenya. Muri kwa gutekereza, muri ya mitekerereze igenga ubuzima bwawe, yemerera gutekereza kuba muri wewe, kugira icyo gukora n'icyo kugeraho. Iyo imitekerereze yawe ishe ari mibi, idafitiye ubuzima bwawe inyungu, itayoborera ubuzima bwawe mu byo ugomba kuba byo cyangwa se mu cyo ugomba kuba cyo, harimo imbaraga ikwemerera kubikora no kutabikora. Iyo uhisemo gukoresha kubikora no kubikora, bitanga umusaruro usa n'uko wabitekereje.
iyo uhisemo kutabikora nabwo bikurinda kutaba nk'uko ugomba kuba, kutaba uko utagomba kuba nako. Ariko nimba ushaka kubaho neza nkuko nakubwiye ngo umuntu akwiriye kubaho bisa nuko Imana imuremye, Imana yamugeneye kubaho mu bantu yamushizemo, ukwiriye kwitoza kubaho ubuzima bwo kubaha, nako bwo gushobora kuyobora imitekerereze yawe. Hariko umwanditsi yabivuze kuko iyo tuganira n'amakuru nyavuga nyakura mu buzima bwo kuba umukristo. Kuba umukristo ni ikintu cy'agaciro cyane. Ubukristo ni imbaraga ihesha umuntu kubaho neza. Ubukristo ni imbaraga ihesha umuntu kubaho uko Imana ishaka. Kwemera Kristo ko agenga ubuzima bwawe ni ukubaho bisa nuko Imana yakuremye, ni ukubaho bisa nuko Imana ishaka kubaho. Tuvuge cyane ngo haleluya. Kwemera ukabaho ubuzima busa na Kristo, uko Kristo yasaga, uko Kristo yavugaga, uko yagendaga, uko yatekerezaga, ibyo yari yarashize imbere ye y'ubuzima bwe nk'intego y'ubuzima bwe, nawe ubyiganye ubayeho ubwo buzima, ububayeho bisa nuko Imana yakuremye. Nico gihe uba wujuje inshingano yo kuba nk'uko Imana yakuremye, cyangwa se icyo Imana yakuremeye kuba. There is a purpose, there is a reason to why God created you. So iyo reason, iyo ntego niyo ukwiriye guharanira gusa nayo, kandi ntigoye, nta nubwo igusaba imbaraga nyinshi, gusa igusaba kwemera ko kubaho uko Yesu yabaye, kubaho ubuzima busa na Kristo. Tuvuge cyane ngo haleluya, praise God. Kugira imbaraga rero zo kuyobora imitekerereze, hari ukuntu umwanditsi yabivuze. Reka tuhasome mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri bice ni 10:5, twumve uburyo ki umwanditsi yavuze hejuru yo kugira imbaraga zo kuyobora imitekerereze yawe. Abakorinto ba kabiri, 2 Corinthians, those who are reading the Bible, the English version, it is 2 Corinthians chapter 10 verse 5. You're gonna see how you will manage to take thoughts captive. Aravuga ngo 10:5, aravuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Hallelujah. Dukubita hasi, we have the power, dufite imbaraga zo gukubita bijya bintu hasi byose, zijya mpaka zose ziza mu buzima bw'umuntu, ndetse n'ibintu byose byishirira hejuru, byishira hejuru. Mu buryo bwo kugwanya Imana. Hallelujah. Tuvuge cyane ngo hallelujah. Dufata ibitekerezwa byose mu mitima, hanyuma ngo tukabigomorera Kristo. Ufite imbaraga zo gufata ibintu byose bikorera mu mutima wawe, bitekerezwa muri wewe, ukabishorera mu muyoboro wo gusa na Kristo, ukabijana mu buzima busa nuko Kristo ashaka kubaho. Hallelujah. Reka ngusome rero nshuti muvandimwe ngo ukwiye kugira imbaraga. Nubona ugize imbaraga zo kubasha gufata ibitekerezwa mu mutima wawe ukabiyoborera mu buryo busa na Kristo, uzahabwa imbaraga yo kubasha kuvuga ngo ya ku bintu bitakureba. Uzahabwa imbaraga yo kuvuga ngo ya ku bintu bitari ngombwa mu buzima bwawe. Ariko igihe cyose uzirengagiza gufata ibitekerezwa muri wowe ngo ubiyoborere, ubisanishe nuko Kristo yabayeho, igihe cyose haje bitari ngombwa muri wowe, you will say yes, uzavuga ngo yego, kandi wakagombye kuvuga ngo oya. Wowe rero turimo tuganira, nimba ubona ukora ibintu bitari ngombwa mu buzima bwawe, nimba ubona wisanga wavuze mu byo utakagombye kuvuga, ukaja kwicuza, uba wirengagije gufata ibitekerezwa muri wowe ngo ubisanishe, ubiyoborere gusa na Kristo. Ubiyoborere gusa nande? Na Kristo. Yesu niwe cyitegererezo cyacu. Ukwiriye kwemera kuko Yesu ari cyitegererezo cy'ubuzima bwawe. Ukwiriye kwiga imibereho n'ubuzima bya Kristo, kugira ngo uzafate ubuzima bwawe, uzatoza ubuzima bwawe gusa nuko Yesu yabayeho, gusa nuko yavugaga, uko yagendaga, uko yatekereza. Byose ni wemera kwiga imibereho n'ubuzima bwa Kristo,
bizaguha imbaraga yo gushaka gusa nawe, kuko Yesu yabayeho neza. Yesu yabayeho ubuzima bwiza. Yesu yabayeho ubuzima umuntu wese yakwishimira gusa nawe. Sema haleluya. Say amen, haleluya. Yesu ni mwiza, Yesu agira neza. Ariko nubona imitekerereze yawe ntuyifashe ngo uyisanishe nuko yabayeho, uzisanga uvuga, ukora, ugendera mu bitari ngombwa. Uzisanga nta mbaraga ufite yo kuvuga ngo yakubitari ibyawe, bitari ngombwa. Tuvuge cyane ngo haleluya. Ikintu cya gatanu, ukwiriye kwitandukanya n'ikibi n'umubi uwo ari wese. Ntukemerere gukorana n'ubuzima bw'abantu butari bwiza, reka mbivuge gutyo. Ntukemerere ko ubuzima bwawe bugengwa n'imbaraga z'ababi. Mu Cyongereza baravuga ngo separate, you have to live a life of separation from evil influences. Ukwiye kwitandukanya n'imbaraga zibi n'ubutware bw'umwijima. Ntukemerere ko kugendera munsi y'imbaraga z'ababi. Kuyoborwa n'ababi bigushorera mu kuba umubi. Iyo ukorana n'ubuzima bw'ababi, iyo ukorana na sosiyete ikoroshwa n'imbaraga zitari ngombwa, zitari nziza, wisanga uri mu buzima bukora ibyo utakagombye gukora. Wisanga nta mbaraga ufite zo kuvuga ngo yakubitari ibyawe. Nicyo usanga abantu, umuntu aba manipulated, ukaba manipulé, ukazuyoborwa n'ibyo undi muntu yatekereje, ukazukora ibyo undi muntu yashatse gukora, kandi neza uzi ko neza bidasa n'icyo ugomba kubaca. Ico gihe uzaba udafite imbaraga zo kuvuga ngo yakubitari ibyawe. Ariko ni witandukanya n'ababi. Nuko umwanditsi yanditse wa Zaburi aravuga ngo ntukicarane n'ababi, ntugakore n'abakubanyi, ntukagendane n'abanyabyaha, ntukemerere imitekerereze y'abatafite kwizera mu buzima bwabo ko igenga ubuzima bwawe. Ukwiye kwibera amaso ku buryo ufata ubuzima bwawe ukabukura mu isi y'ababi ukabwinjiza mu isi y'abeza. Iyi si turimo irimo abantu babiri, irimo ababi, irimo n'abeza. Icyo ukwiriye gukora niki? Ufata imbaraga, fata ubuzima bwawe ubutandukanye n'imbaraga z'ababi. Biri mu butware, biri mu bushobozi, biri mu mbaraga zigenga ubuzima bwawe. Ni wowe ufite urufunguzo rwo kwemera imbaraga iyo ari yo yose muri zo zombi kwigenga ubuzima bwawe. Aho mwanditse yabyanditse muri Zaburi ijana na rimwe umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Reka ngira mpasome tumve uko umwanditsi wa Zaburi yahavuze. 101 Zaburi 101 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4. Yaravuze ngo sinzagira ikintu kidakwiriye shira imbere yanje, nanga imirimo y'abiyobagiza, ntizomekana nanje. Wa haleluya. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Iyo umuntu afite umutima ugoramye amenya ibibi, ariko iyo umutima ugoramye utari mu buzima bw'umuntu ntamenya ibibi, niyo bikorerwa ntahamenya. Nicyo gusanga abantu bakubwira ngo hari ibintu ukaza wibaza, ukaza bikagutangaza. Ibyo bibaho, ibyo birakogwa. Umuntu yovuga nk'ibyo kubera utunze umutima mwiza, utunze umutima ugororotse. Ariko abantu bose bafite imitima igoramye, aho ibibi bikorerwa, aho bivugirwa, mu nganda z'ibibi babayo. Iyo babikorera, iyo babivugira, iyo babitegurira, usanga nawe yicaye muri cya cyicaro cy'ababikora kujya. Kubera iki? Umutima utekereza nabi, umutima wuzuye ibibi, utekereza ibibi kandi ukora ibibi. Ariko gufata umutima wawe ukawusanisha no gusa na Yesu, nta kindi kintu cyiza nkabyo. Nta kindi kintu cyiza nkabyo. Ukwiriye rero kugira imbaraga yo kuvuga ngo, yo kubaho ubuzima bwitandukanya n'imbaraga z'ababi, kugira ngo uhabwe ubuzima bwo kubasha kuvuga ngo yakubitari ibyawe.
ariko abantu bose badafite bicarana n'ababi bagendana n'ababi nta mbaraga bagira zo guhakana ibitari ibyabo. Baremera bagakoreshwa, baremera bakabigenderamo, baremera bakavuga uko umubi avuga. Dufite abantu bafite ishusho nziza igaragara neza, ariko ibyo bavuga n'ibyo batekereza birasa n'imbaraga zigenga bwa buzima bw'ababi, kuko nibo bakorana nabo, niba hotega ibyo umuntu agaburira umutima we n'ibyo avuga, n'ibyo abantu babona. Nubwo umutima uba ahihishe, ariko ibisohoka hanze biba bivuye mu mutima. Nubwo tutazi umutima wawe ukomeze, ariko turahuzi kuko ibyo uvuga n'ibyo ukora n'ibyo biba mu mutima. Ibyo umuntu ajya, ibyo umuntu agaburira n'ibyo bigaragarira n'abandi bantu. Itoze kubasha kwitandukanya n'ababi, nibwo uzagira imbaraga zo kubasha kuvuga ngo ya ku bintu bitari byawe. Ukwiriye kwitoza kuvuga, kwanga imbaraga z'ababi. Kumenya imbaraga z'ababi n'intego ni ngombwa ku buzima bwa buri muntu wese, kuko Imana yaturemeye kubaho gukora imirimo myiza. Niko umwanditsi yavuze ngo yaturemeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu, ngo Imana yiteguriye kera isi itarabaho, ngo iteganya yuko tugomba kuyigenderamo. Irahari, iri seted. Nico gituma nakubwiye ngo itoze kwiga imibereho n'ubuzima byagengaga Kristo cyangwa se Yesu yabayemo, nibwo uzamenya intego y'Imana yakuremeye wewe. Wewe tuganira kugira ngo umenye intego y'ubuzima bwawe. Itoze kwiga ubuzima bwa Kristo, imibereho yiwe, hanyuma uzahita usobanukirwa kumenya neza, uzahita usobanukirwa icyo Imana yakuremeye kubacu. Nta kindi kintu cyiza nko gukorera mu cyerekezo cyo Imana igushakamo. Nta kindi kintu cyiza nko kubaho uko Imana ishaka kubaho. Niba ukeneye guhigwa, niba ukeneye gutunga imbaraga zo kubasha kutabaho ubuzima bw'utagomba kuba we, itoze kubahiriza bino bintu tuganira inshuti muvandimwe, nibwo uzisanga ahantu heza, nibwo uzisanga ufite value muri societe urimo ukoreramo, mu bantu bagutega amatwi, mu bantu bakumva uvuga, mu bantu bishimira kuza kwicaraho wicaye kugira ngo bagire icyo bagukuraho. Nawe rero ukwiriye kwitoza kugira imbaraga zo kuvuga ngo yakubitari byawe, kugira ngo ibyo uvuga bifashe aba bantu bagukikije. Hari imitima myinshi kwiriye kubakwa. Nimba ufite abantu benshi, masse y'abantu benshi bagutega amatwi, menya yuko Imana ishaka ko buriya buzima bw'abantu buhembuka, buzuka, bufashwa, bumera neza, butera imbere kubera ibyo urimo uvuga, kubera ubutunzi bukomeye Imana yakuremyemo ku bwabo. Ariko iyo utaye icyerekezo cy'ugomba kubaho, usanga uvuga ugasenya imitima. Inshuti muvandimwe, irinda gusenya imitima y'abantu. Irinda gusenya imitima y'abantu b'Imana. Kuko iyo umuntu asenya imitima y'abantu b'Imana, aba arimo agwanya Imana. Imana nayo iramusenya. Imana nayo iramusenya. Nimba udashaka kugwanya amaboko y'Imana, kuko icyo Imana yaremye igishakaho inyungu. Iyo ukoze ikintu kigwanya cyica ubuzima bwako Imana yaremeye kubaho neza, uba urimo ugwanya iyagikoze, uba urimo ugwanya Imana. Kandi amaboko ahagurutse kugwanya Imana, inshuti muvandimwe, nimba ubona ubuzima bwawe bubayeho kugwanya icyo Imana ishaka ku buzima bw'abantu, ufite akaga gakomeye. Ariko urahiriwe nubona ubayeho ubuzima bufasha, bukora icyo Imana yaguhaye kubaco cyangwa se yakuremeye kubaco. Kandi si kindi ni ukubeshaho abantu bakuri imbere neza, ni ugutuma wubaha icyo Imana ishaka gukora mu buzima bw'abantu. Ndabashimiye kandi mpaye agaciro mwebwe mumpaye umwanya mukantega amatwi. Nanje mu by'ukuri ndishimye kuko ndabizi neza yuko iyo tuganira n'abantu, abantu barafashwa. So wewe ufite icyo wavuga nawe, andika, winjire muri comment section, ugira icyo tubwira, ugira icyo nawe udufashamo, twandikire kugira ngo ubutaha ntituzakongera kuja kuganira, tuzaba dufite, tuzaba tuzi uko abantu nabo barimo bumva cyangwa se barimo batekereza. Murakoze cyane, reka mbifurize umunsi mwiza. Kandi wowe utarakora subscribe, ayikora ntacyo bitwaye, wayikora uje gusa hariya ahantu handitse ngo subscribe, uhakande, nta mbaraga bisaba gusa kuhakora. Uje no kuri like and share kugira ngo usangize abantu ibiganiro byacu, kuko ndahamya kuko abantu batataniye ku isi bakeneye gufata umwanya wo kuganira kugira ngo bakunde bamenye uburyo kibakwiriye kubaho bisa n'intego Imana yabaremeye. Murakoze cyane. Shalom, shalom.